Mwaramutse neza, nishimiye nanone aka kanya kandi ngashimiye Imana kuko ibikaduha yari akumugisha, nagira ngo nongere nkubwire ko uri umunyamahirwe kandi utera Imana akanyamuneza, kuko Imana ntikorwa n'isoni zo kukwita umwana wayo, ibyo ndabikura ko uyifiteho ibyiringiro, niyo wiringiye mu bikorwa byawe, mu ntambara zawe z'ubu buzima, niyo utakambira, niyo wikoreza amaganya, niyo wishingikirizaho. Abantu babaye mu buryo nk'ubwo ngubwo tubabona mu gice cya 11 cy'Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo, nyuma twagera ku murongo wa 16 hakavuga ngo abo bantu bifuzaga igihugu kirusha icyo babagamo kuba cyiza, icyo gihugu bifuzaga ni icyo mu ijuru. Rero ndazi neza ko mu buryo bwose wihangana, mu buryo bwose wanga kuba mu manyanga, mu buryo bwose wihanganira imibabaro, mu buryo bwose ukunda abo ukunda, mu buryo bwose bufasha, mu buryo bwose ukunda Imana n'ijambo ryayo n'indirimbo zayo, mu buryo bwose ukunda Bibiliya n'iyo waba utayisoma cyane wenda mu buryo wifuza, ariko ibyo byose nta kindi biganishaho keretse kwifuza kuzabana n'Imana mu ijuru. Uri kimwe n'abariya rero. Noneho uwo murongo rero urangiza uvuga ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Haleluya. Kuko uhuje n'abariya ba Aburahamu, ba Sara, bariya bose bavugwa muri kiriya gice, uhuje nabo icyifuzo cyo kubana na Data wa twese mu ijuru, kandi ugahuza nabo ibyo kuyiringira nk'Imana, nk'umuremyi, nk'umutabazi, nk'umucunguzi, nk'umubyeyi, nk'inshuti. Guhuza ibyo nabo birakugarura kandi kuba umunyamahirwe, birakugarura kandi gutuma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Uri umunyamahirwe, ntihagire ikintu na gitoya, ntihagire amajwi na mato agupfobya, agushyira mu bindi bitekerezo, ntihagire umuntu n'umwe wagushyira mu yindi mitekerereze. Oya, ntukoze isoni, Imana ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Reka nongere nkumvishe aka karirimbo k'umunyamahirwe. Umunyamahirwe no mu bihe bibi, umunyamahirwe no mu gihe ari make, umunyamahirwe no mu gihe adahari, umunyamahirwe wandika amateka. Humura, ni wowe ishyanga rikomeye, Imana yanjye yishimira mu isi yose. Haleluya. Humura, ni wowe ishyanga rikomeye Imana yishimira mu isi yose. Imana ikubona nk'umuntu uyishimisha kubwo kugira ubushake bwo gushaka kubana nayo, kubwo kugira icyemezo cyo kuyiringira, cyo kuyitegereza, cyo kuyikoreza amaganya. Uri uwishimira, ntikorwa n'isoni rero zo kwitwa Imana yawe. Ni ukuri, reka nkubwire, hari byinshi utarabona, hari byinshi wifuza kugeraho utarageraho, ariko ibyo ntibigutere kwitekereza ukundi, ahubwo gusa nagira ngo uyu murongo ugutere kumva akanyamuneza, ugutere kumva unezerewe Imana, kandi ugutere gushaka kugera ku rwego rwo kuyiringira kurushaho, kandi Imana ibigushoboze. Umunsi mwiza rero nshuti, umunsi mwiza ku byawe no ku bawe, umwuka, ubugingo n'umubiri birindwe, kandi Imana yose yo kwizera, ariyo idushoboza kuyizera, ikanaduha ibyiza, ibigukorere mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.